reka mbanze umusoro kita nta tatuwaje ugira urayifite iri niba atari ibanga none se kuki ushaka ko duhoberana cyane turabahanzi bakuru twembi The Ben Messi murabizi akora umuziki neza kandi nanjye ndi miseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo niyo nihirigiye yihise number 1 muri game ariko nje I'm one of a kind. Yeah, so you see ikintu cya nyuma nakongeraho yarabashije imyambarire yasengeranye n'urundi yo bose yambaye so ni bari nshaka gusubiza kabisa. Nkuko izina ribivuga muri Samsung 250 hari Samsung series zose A, Z, S zose urazihasanga. By'umwihariko ushobora kuba udafite amafaranga yuzuye cyangwa se ufite izindi gahunda wa planinze ndabizi amashuri y'abana ngaho inzu ngaho ibiki byose ariko ukeneye na telefone ngwino wishyire mu byiciro telefone uyihabwe Samsung nziza ikomeye warranty y'imyaka 2 A, Z, S series zose. Dukorera ahangaha muri Kigali City Tower ground floor umuryango nomero 18 dufungura saa 2 kugera saa 4 za nijoro tuhahurire. Ngwino gure phone wowe. Eva Life. Muri Eva Life sinta kitunyura nko n'uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life tugukiza umuze mu mubiri unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye tunakwamuruweho ingaruka zo kwikinisha. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka igisubizo kiri muri Eva Life. Eva Life sikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Abari mu mahanga namwe yacu tuyibagezeho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Bank of Kigali financial transformation wabonye uburyo buberewe bahora ni byiza saneza rwose ngira ngo bari babereye igitaramo nk'iki cyane. So in a few minutes we are starting our press conference, ladies and gentlemen, and thank you for turning up, and hopefully the weather is on our side today. Hopefully it's not going to rain. I see the beautiful teams of Airtel. Thank you so much, Techno. Thank you so much, Bank of Kigali. Thank you so much, Engine. And of course, thank you so much to all our sponsors, partners, the media personalities here. Thank you so much for turning up. Kamera nyinshi ziri hariya namwe mwakoze cyane. Reka mukanya dutangire gahunda yacu. Ariko David, bijya nubwo mpagaze hano. Gutekereza ku nkuru y'iki gitaramo mwumvira kunsiga ubwenge buryo atekereza urugendo rw'amajwi ya muzika nyarwanda atekereza ibigwi byabo atekereza ku mateka ndetse n'amateka uyu mwaka ugiye gusiga ku bahanzi bombi. Niba ntibeshye nahoze ndi gutekereza ku ndirimbo yitwa Amaso ku Maso ariko nkubaganije ubwonko bwanjye ngo ku zindi ndirimbo ziri muzandabure kwanga rundize kopi complete me numva ko yari amajwi yasakaye hose mu Rwanda ndetse n'imahanga. Aya ni amajwi y'u Rwanda, aya ni amajwi y'u Rwanda uko ari abiri ngira ngo twese turabizi. Umuhungu w'i Kanombe wageze aho abigitangaza, umuhungu w'Igikondo wageze aho nawe abikindikindi abigisamagu. Ibi byose nibyo tugiye kuganira ku kanya gato cyane. Ababizi bose za telefone, umuntu uzi nk'indirimbo telefone uwazi Bruce Melody wundi, umuntu uzi inshuti ku nyanshuti azi The Ben. So itangiriro ryabo kugera aho bari ubu ngubu n'amakuru n'igihamya
y'ibyiza bamaze kugeza ku muziki mu Rwanda. natekereje ku bufatanye bwabo n'abahanzi mpuzamahanga, nibuka Power ya The Ben ndetse na Mbosso, imwe mu ndirimbo zikomeye muri aka karere ndetse no hanze yako. Ariko ndibuka Sawa Sawa ya Bruce Melody na Khaligraph Jones. Ndavuga ntubanza niba muri iki cyumba hatarimo ibisamagwe, harimo ibitangaza. And of course, we are talking about two biggest albums from the two biggest artists of Rwanda. Talking about the Colorful Generation as well as Plenty Love of the band. In a few minutes, we are just going to kick off. Don't dare go away. Ubwire n'undi mucane kamera mushireho ibyo mushyiraho byose tugiye gutangira mu masegonda makeya cyane. Siyo tuwajyanye mikoro y'igiriya amana. Umva iryo jwi rya turutse ngira ngo mu gihe bakomeje gusuzuma mu byumba byacu hano inyuma niba abahanzi bacu bahageze, cyane ko bahari, ariko ngira ngo nta muntu n'umwe udafite urwibutso rwa The New Year Groove y'umwaka ushize. Kuri inshuro rero The Band kongera gutekereza iki gitaramo, ngira ngo ni amateka agiye kunganira amateka y'umwaka ushize, kuko BK Arena umwaka ushize n'ubundi yaruzuye abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange baje gushyigikira The Band. So The New Year Groove kuri inshuro The Band kongera kudutumira muri rusange, kongera kutugaragariza ibi bigwi n'amateka akomeye ya muzika nyarwanda ndetse n'ubuhangange bw'abahanzi nyarwanda, ni ikintu cyo kwishimira cyane. Gusa nahoze ndi hano inyuma nganira n'abantu barambwira bati se ko shimye ko njye naguze itike yanjye, nzaze igihe kiko indirimbo ari nyinshi, mutazansondeka iminota bombi bafite ingana, hari ufite mike. Namubwira ni uko biri kose abo bantu barahari bafite umwanya uhagije, ahubwo buri tike yawe uyibike. Ndebye ku rubuga rwa Centrica, bamwe mu bafatanyabikorwa bacu bari hano n'ubundi, mbona ko amatike y'ibanze ari gushika. Ubwo rero David, umuntu uri hano kuri iki kiganiro utaragura itike kamubayeho, arabizi ko aca nk'uko bimeze. Ladies and gentlemen, twatangiye rero. As we start off right now, it's a historical press conference. It's a day to witness amateka yubatswe uno munsi. Mumbabarire ku bakunzi ba nyiri gitaramo, the host of the show, the New Year Groove, and of course adorning the blue colors today. Welcome, sir. Ngira ngo okay. So Bruce, mbere yuko wicara rero, mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha, ariko noneho na kanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Tumeze neza. Naje hano kugira ngo tubashe kuganira ku bijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Musanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora. Mwitegura ibintu byiza. Murakoze.
One more time, a round of applause for Bruce Melody, the only igitangaza. Now, kano kanya rero munyemerere kugira ngo tubanze duhe cyangwa dukize abafatanyabikorwa bacu. Mu by'ukuri reka mpere rero kuri Airtel. John, can you please come along and say something, John? Our main sponsor here, Airtel Internet ikongi. Murakoze cyane, murakoze kandi nishimiye kuba ndi hano namwe. Melody, Ben, congratulations, raising the bar. Impamvu Airtel iri hano nuko mu by'ukuri u Rwanda rukwiye ibyiza, kandi iyo urebye aba bahungu bari hano, the best of the best, on the 1st of January, BK Arena, mwibuke amatike kuyagura mukoresheje Airtel Money. Murakoze cyane, and looking forward to seeing you. Turi kumwe itariki ya mbere kuri BK Arena. Murakoze. Thank you so much to Airtel. This is the second edition of the New Year Groove, and of course having Airtel on board is such a marvelous moment and opportunity. We call upon Blarirwa, please. Anything from Blarirwa? Applause for Muting, as we welcome our partner here today to say something. Thank you so much. Murakoze. I'm sorry, I'm going to continue in English, but on behalf of Mutsik, of Bralirwa, we're very, very proud to be here to sponsor the event of the year between the band and Bruce. As Bralirwa, we always like to sponsor the music industry, the entertainment industry, and like the best of the best, we do that with the best beer of Rwanda, Mutsing. So I'm looking forward to the 1st of January. We're going to make it a crazy party, the best party in Rwanda. Murakoze. Murakoze. Ubundi amajambo ya mbere baheraho ni murakoze no gusaba ibyo kurya. All right, as we call upon, of course, today, Bank of Kigali. Reka mbabwire rero, Bank of Kigali, mu gihe itambuka yegera hano, namwe nizere ko namwe mumeze nkanjye, kuko nanjye ni beka. Twamye press conference zibera mu hotel n'ahandi, ati umunsi biragaragara ko Type yateguye yaduhaye ibintu byiza cyane. Cyo cya mbere niwe kireba kubazo biri byonyine gusa. Icya mbere, Debeni umwaka ushize wavuze ko hari amateka adasanzwe wakoze. Ibi bitaramo kuri kugira ngaruka mwaka urifuza ko n'undi mwaka nawo utaha uretse Bruce uyu munsi tubonye n'undi mwaka utaha nawo ushobora kuzaduha undi muhanzi wundi bizagenda. Hanyuma kuri Bruce nabonye batangiye move, ariko nako bimaze igihe ugaragaza ko ari wowe 001. Nukumvikanisha ko ari umuhanzi nimero ya mbere mu gihugu dufite cyane kuko nzere kuvuga mu bitandukanye. Sindi kubaze ngo witeguye gute mino concert cyane hakazi kandi ukuririmba nkuko bivuga, ahubwo iri atariki stage performance yawe kuri sanye ndavuga ko izabigizwe n'iki. Murakoze. Tugerageze tubaze ikibazo kimwe gusa kuri buri muntu, reka tubafashe bajye basubiza mbere y'ibindi kugira ngo batabyibagirwa. Ngira ngo Ben Thank you. Ngerageje gusubiza ikibazo cya Janvier. New Year's Groove, nuko twumva za affirmation, twumva za Larapalooza, ni concept ingaruka mwaka, hari n'igihe izageraho simbe ndi n'umuhanzi wayirimbamo, ahubwo tukazana igamije muri make igamije kuzana umunezero, ibyishimo umujyi wacu wa Kigali, ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu ari ibintu byose bibera. So ni yacu, ni twe bafounder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivunga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gito, turabizi neza ko turi aba mbere.
ushaka n'igisubizo aho ngaho uraza kubyumva twaprochinze kandi ubundi gitegurire mu bintu byose nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda at the end of the day twese turabahanzi b'abanyarwanda nta cyambuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko rimwe tubikorera abafana rero niteguye neza nubwo wavuze ngo ntibambaza uko niteguye oya niteguye neza muzabibona kuri uwo munsi. Alright, thank you so much. Murakoze. Nitwa Eni muri igihe iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza be Bruce avec The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwagushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Akibaye twinde by honest ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko nagusubiza wena you deserve umunezero cyo. Njyewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya, ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura kubera ko bikorwa namwe kandi nimwe bacu. Icya kabiri ariko umuziki nikomeze niko bigenda niko bihora, hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaining ntabwo dushwana. Yes sir. Yeah. All right, so next of the questions, abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikondo muri he? Ubwo nyine ikinyezi n'amatike tukeneye mugura beti. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick the Entertainer and umunyamakuru wa Fine FM. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben. The New Groove Season 1 nabako 2025 yaranzwe na tour ya Prince Love Lope Canada osoreje Dubai. Numwaka kugendekeye gute, aho wagiye ugenda audience wabonye yakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri nabako Bruce Melody umwe mu bahanzi bakuze bagufana uyu munsi none nabako abonye amahirwe ko mugiye gura kuri stage ariko kandi umwaka ushize hari wahaye amahirwe y'amano stage za kumubera nziza itangira urugendo rwo kumwubakira kariyeri ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho we mugiye gukorana nk'umwe mu bantu bakuze bagufana uriyumva gute ko muhuriye kuri stage kandi abamaze kuba umuhanzi munini? Hanyuma ikindi nsoza umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi, uyu munsi none wambaye neza cyane ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo ugendeye ku ufite umuntu kwambika cyangwa se niwe ubyibwira? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Prince Love umwaka ushize guhera kuri tariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena tuzenguruka isi mu magambo magufi yose yabaye success, yabaye nziza. Twasubize muri Dubai, hanyuma kuba ndi kuri stage na Bruce biragoye kuba hagira umuntu doubting imana ya Bruce. So nibaza ko ni hirigiye yihise number 1 muri game ariko nje I'm one of a kind. Yeah, so we'll see. Ikibi cya nyuma nakongeraho yarabashije ni imyambarire yasimburanye n'ururimi ya Bruce yambaye. So niba ari icyo nagusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe ko cyo yari yabajijwe. Ntabwo nibuka bambaza banza tari njye bari babajije ariko numvise uramuje abajije nkaho twakuranye. Ntabwo numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo.
ahubwo ikisengero cyo wenda ubanza umusaza nawe atitegereje neza uyu munsi doze mu ikoti. Murakoze. Turabona ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero ngira ngo Joshua dufashe arayifite. Okay, murakoze. Nitwa Freddy Musoni, umunyamakuru wa uri Dacho. None biranze harageze ibintu bya Freddy ko bakubye ibyuma. Okay, so ikibazo cyanjye batubwiye ko ari kimwe nacyo reka nkibabaze bombi. Iki gitaramo umuntu arebye uko kimeze mu myaka 3 ntatekereza ko ibintu bizaba, kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azabyaze umusaruro bikaba nawo umusaruro none, cyangwa ni ibintu biri gukora beef muri abahanzi ku buryo ho gushyigitara muri nko kwiyunga kwereka abantu ngo twiyunze. Ntabwo mwashishikariza ikibazo mu bantu kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntabwo yabeshye. Ni ndoneze. Murakoze. Abafana kuko ngira ngo wabaza ati byabyize mu kwitinda beef. So ndumva ngiye ntacyo nasubiza ngo. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntabwo nigeze nkimbirana n'umuntu. Ubanza ari n'ijambo riva mu Giswahili hari nko gukimbia. Ntabwo nigeze ngira mu makimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntabwo ari y'inyoni. Nta n'inama nagiye umuntu ngo akore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye ubona wabibasha wabikora kubera ko iterambere rero turaza gusaba aba partners and sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze. Nitwa Kabuzi Jean de Dieu. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu ariko nkora muri ababyeyi, ikireba abahanzi bacu ariko kinareba n'abafatanyabikorwa. Reka ko usibye reka ko yari event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu company zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzana amafaranga tuyashora mu muziki cyangwa se tuyaha abahanzi bacu. Busword ibintu kukiwe ubona byarateye n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose. Ubona debeli karansubiza kubera iki byatinze bica iyo murebye nk'abantu ba mu muziki bawukora bawushora mu mafaranga ubona byarategejwe n'iki. Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe natubwira niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Ijambo rimwe bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turi abahanzi bakuru twembi. The Ben Musini murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye ndi miseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese ko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo Ben gusa bivuze neza, ariko ndumva ikintu nakongeraho n'intangiriro y'ibindi byiza bindi. Bigaragara ko abaterankunga bacu cyangwa se abapartner bacu cyangwa se izi companies zikomeye BK, Bralirwa, Airtel, Engine n'abandi benshi bari kuvuga nonaha basobanukirwa what we are bringing ku meza y'umunezero w'abanyarwanda ari from my say. So nothing else, just to thank you maybe. Yeah, murakoze cyane. Alright, thank you so much. Ngira ngo basubiza intebe mu gicucu hari gatoya kugira ngo abahanzi baze kuzuba mu kanya. Reka dusabe, hari ikibazo. No. Ibibazo bindi bibiri bya nyuma please. Murakoze. Nitwa Kaspa Mwanya igihe. Nashaka kubaza Ben, twumvishe interview ya Mr. Kagame kuri bari kumwe na Austin avuga ko yifuza stage uzamaga performinga. Bara n'ikindi bakoranye n'umuvandimwe Irene, uwo yari gisa cy'inganzo nawe yifuza stage. Mwamwara biganiriyeho se wabonye ibiganiro ubitekereza iki?
kuri Mr. kuri ibyo bijyanye n'ibyo mbwiye nibaza ko ni ikiganiro tuzagira na team ndani twabonye ubusabe bw'abanzi batandukanye ntabwo ari abo gusa ni benshi cyane ariko mboneraho no kuvuga ko I'm very very proud y'umuntu witwa Gisa Kinganzo n'urugendo arimo n'ibyo ari kugerageza gukora gusa sinavuga ngo it's confirmed dufite abantu kuri list ndetse na Mr. Kagame hari umwe muri ko byashoboka but I'm very proud of ya Gisa Kinganzo cyane. Thank you. Chita murakoze nitwa Jules niyitegeka nkorera Chita Magic. Ndashaka kubaza ikibazo ariko mbere ko nkibaza batuye ikibazo ari kimwe ariko ngenda banza gushima ndagira ngo nsaba abantu bose bari hano dukomera amashyi menshi cyane Bruce Melody and the band tubakomera amashyi menshi cyane n'abantu bubatse industry yacu kandi n'abahanzi bakomeye mu gihugu. Icya mbere ni icyifuzo mwatubwiye ko tubazi ibibazo ariko ngicyo mfite ni icyifuzo. Icya mbere niba koko aba bahanzi barahuje ubumwe cyangwa se barahuje imbaraga icya mbere nasaba ko hano imbere baza guhoberana twabonye harimo umwanya munini cyane. Icya kabiri ndabaza abahanzi twabonye 10 years of Bruce Melody tubona The New Groove aba bahanzi n'iki bafite nka package yatuma umuntu ukiri hanze muri diaspora cyangwa hano mu Rwanda agura ticket habaze se ni battle aba bouncer nabo bazaduha 30 minutes of battle abahanzi bazaduha battle ibyo baze kudusubiza. Thank you. Okay, hari comment ngira ngo murakora comment kuri cyo Chita yaramaze kuvuga Ben Melody. Rero kujya icyifuzo. Reka mbanze umusoro. Chita nta tatuwaje ugira. Urafite? Iri ni batari banga. Ibanga. None se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Ntabwo hoberana kurenze kuza kuko meze nk'uri mu rugo rwa The Ben. Sibyo? Kuba nemeye kuza. Ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. Murakoze. Thank you. Two more questions. Twagiye muduri ya mwana w'umukobwa ikiye microphone nabagira ikibaza. Abakobwa ntabwo twabumvishije uno munsi. Thank you. murakoze cyane n'iby'agaciro kuba turi hano ni ukuri n'iby'agaciro kuba bakuru bacu cyangwa se basaza bacu bari kumwe kuri stage imwe urumva kenshi ibyo twumvise bitashoboka aka kanya birashobotse ibyo twumvaga ko batakora aka kanya babikoze n'iby'agaciro gakomeye cyane n'iby'agaciro kuba Bruce Melody aka kanya ari kumwe na The Ben kuri stage. Ese ikintu nabibariza ese koko ibi bintu bizagoma bitya tuzongera twumvira amagambo mabi bajya bahora batubwira kandi bitagakwiye Abanyarwanda tugafashanya ndetse tugafashanya no gutera imbere. Murakoze cyane ngiye nkora kuri B+ TV Rwanda. Ikintu usoreje nicyo cyiza cyane icyo Abanyarwanda tugamije ni gushyira hamwe. So, new projection. Thank you. Icyo nabivugaho ngewe nuko niba mubona ibyo twakoze ibyo bintu bajya bababwira nimukaba ari byo mureba mujye muri ibyo twe dukora murakoze. Yes. Nyiriwe. Okay, nitwa Sandy Wase all the way from Radio and TV10 and mbere yuko mvuga ibintu byinshi ndashaka kubanza gushimira. I just want to let my feelings out. First of all, I am excited. Yeah, I am excited to join both of you, giants, on the same stage. Birashimishije and it's exciting. But my question is, now maybe it's been a long time to have something new, you get. So I need you to come back expecting that. And
if it doesn't bother you, somebody asked for a hug. But I did see the hug here. I don't know, somebody coming from another. Apparently, I don't understand why you didn't do it. But it's a request, of course. But generally, I am super excited, but mostly I've got my eyes on both of y'all. So I need you to be expecting a New York group. Thank you. You should expect nothing short of greatness. Turi gutegura bidasanzwe hanyuma ibyahaga byo kabisa simbizi. Sorry about that. Ibyahaga ari ngombwa. Namutumiye aha ni mu rugo yahaje. I really thank you for coming through. Aganza wini 2030. I'm just kidding. He's my boy. I'll do it. Okay, that is the hug. I think we are done with the questions of hugging. Okay, next time. Naguturangiza ahubwo yarabajije icyo bashobora ku expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3 ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidora ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's something to bizagenda. Nibaza ko aricyo barizaga nicyo ashaka kumva ibijyanye no kuyineza. Munyakazi Indabo Zanjye. Let's go. Murakoze. Nitwa Nsengimana Benjamin. Jye ntabwo ari ikibazo ahubwo no gusaba nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Benovio Bumuhanzi. So jye nashaka kugusaba nuko mu bantu bagerageje gukora stage nziza mu rwego makina nabonye ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho musaba icyitwa stage rwose bwana wayawe. Okay. So ngira ngo reka dusoreze ku bibazo bikeya nyamuneka turimo gucunganwa n'ikirere kugira ngo tutagira ikibazo cy'imvura. Murakoze. Nitwa Emi Nyawe nkorera kuri Emi Nyawe Empire. Reka nshimire The Ben, nshimire Bruce Melody n'abahanzi beza ariko mfite ikibazo ngiye ndi bubariza abaturage. Uyu munsi dufite BK Arena yakira 10,000 by'abanyarwanda gusa kandi hari abaturage bifuza kubabona mwembi muri kuririmba. Ese birashoboka yuko biramutse bibaye ngombwa ko abaturage bagura amatike menshi twabona 2 days y'igitaramo cyane kugira ngo nabo babashe kwishima? Kibazo cyane. Uri igitekerezo tukigira cyo gitekerezo initially twashaka kugisha muri Stade Amahoro. Ariko tugira ngira ngo challenges zimwe na zimwe nibaza ko mwaka utaha bazarangiye. So News Groove irabari imwe ariko please expect ikintu kizabera muri Stade Amahoro mwaka utaha inshallah izakunda. Yeah. Yego. Murakoze. Nitwa Irene Murindahabi. Ndi umunyamakuru wa MIA. Mbere na mbere ndashimira The Ben we inviting Bruce mu gitaramo cye. Kandi ndashimira n'ubufatanye bwanyu ku muziki. Ubushize ya mpano mwamahaye platform nziza yamufashije ku bya kariyeri ye ndananyomoza uwavuze ko ya mpano yaduhombeye kuko no muhanzi mwiza ntabwo yaduhombeye. Bishobotse ndesistinga kucyo Gisa yasabye ko mwamuha stage kuko ari gukora comeback kandi mwifuje iterambere rye ku muziki kuri stage mugiye gukora umuhaye mwanya bya byiza kuri industry. Nyuma yuko muhoberanye mwakoze n'indirimbo buri wese
twe expecting indirimbo yanyu mwembi cyangwa ntishoboka? Murakoze. Mbabare musubize icyambere gusa ikindi ngira ngo ntabwo kindeba cyane. Gisa cy'inyanzo uko nabigarutseho, Banyarwanda dufite impano yitwa Gisa cy'inganzo iri kora comeback. Ngiye kubisaba aho dutegura na kino gitaramo Gisa turamuha stage. I'm sorry ntabwo mbaje team yanjye ariko Gisa should deserve to be out there. Yeah. Niba kinasubiza. Ikindi yarabajije nicyo gukorana indirimbo. Bibaza ko mwaba mujyanyayo igihe cyo kwikora kigeze nabwo twabarabura amakuru yo yagiye arayanga ubwo dufite indirimbo zo gusohora nta rungu muri bugire igihe cyo kwisora nicyo nikigera ubwo tuzababwira cyangwa se no kwikora. Yes, murakoze cyane. Nitwa Kamarade cyangwa Faxman Original, nkorera 3D TV Rwanda. Ikibazo ndibaza ndakibaza Ben, ndakibaza Bruce Melody. Biragaragara ku gutangira k'umuziki wanyu abantu bagiye gufasha cyane, ubwo ndavuga abaraperi. Bulldog yarakoranye, uwitwa Bruce Melody yakoranye cyane n'uwitwa Ama-G The Black. Ariko iyo kureba ubona mugenda mubahunga ntabwo mubaha umwanya. Ni ukubera iki abantu bakeneye yuko babaraperi babafashije baza mu gitaramo? Ikindi kintu kibazo cyane na ndibaze ndakibaza na mwese uko muri kumwe. Ni ishusho ki umuziki wacu ugezeho byasabye iki iyo urebye yaba intambara yabaye Bruce Melody avuga ati ntabwo nabaga koko nawe hari bya byutangaza n'ibintu bitandukanye byasabye iki kugira ngo muhere uko muri babiri? Murakoze. Icyambere reka banjye ugisubiza. Ntabwo abaraperi badufashije, twarafatanyije kuko ibyo twabahaye nibyo batari bafite byiyunga ku byo bari bagize. Icya kabiri ntabwo nigeze nanga na rimwe guhereza ukuboko umuntu usabye ubufasha. Urabona kuri no nyubako ireshya uragira ngo ijyane n'indi biri gukora biragenda. Iyo habayemo intera sometimes biterwa wenda n'inshingano nyinshi umuntu agenda ahura nazo bitewe n'uko akazi kagenda, ariko Ama-G ni umuvandimwe wanjye nta kibazo na kimwe nigeze ngirana nawe. Yeah. Murakoze cyane. Nitwa Peacemaker Panditi. Ashaka kubaza kuri side ya Bruce Melody, numvishije hasabwa cyane ko azahabwa amahirwe abarimo Gisa, ariko yewe buriya yagasabye ko yaha amahirwe iyo Lodi tukabona nawe umwaka utaha umubereye umugisha nk'uko Ben yahaye umugisha y'ampano bakaba tuvugwe n'umuziki. Icyo ni ikivugo cyanjye kigizweho nta kibazo, ariko ikibazo mfite amatike ubwire kuko abanyarwanda byagize tubone slot out basi muri iki cyumweru dutangiye bikaba ari amateka twanditse yamane radizwe n'abandi. Amatike bihagaze gute, yaragurwa hehe aramutse ashize abantu mwabaha show ya kabiri? Murakoze cyane. Ku bijyanye no guperforminga, performance ni ikintu kigirwa ibanga kubera ko kiba kizagaragazwa imbere y'abantu. Ndumva ibijyanye no gutanga umwanya ku bandi bahanzi abo tutakoranye byererera The Band, ariko kuba twakoranyeho birashoboka ko mwabona bamwe bari kuza tugakorana. Mbega icyo nsaba abantu no kugura amatike mukazira igihe mukaza mu gitaramo, tugasapotinga umuziki wacu tukabikorera industry ariko tukanabikorera igihugu kugira ngo n'abandi bose babone ko turi abadanje. Murakoze. So Ben, about the tickets, no inama nagiranye abantu bose bari hano ndetse n'abadukurikiye live nuko amatike arushe vuba. Gerageza uko ushoboye kose umenya aho kuri tike, ndamutoshyira information z'uburyo tikibonekamo n'ubuzima hano, and then you having the sounds. Thank you. All right, for sure the last two questions, the first one and the last one, please go on. 103.5 Capital FM. My question goes to Ben.
What inspired you to come up with such a great idea? And why did it take you so long? And then to my brother Bruce Melody, how do you feel being given this opportunity, because you've always been asking for this? And does it add something to your career? Thank you. I will answer the question in a very short phrase or word. I think it's because I'm the bigger person, maybe. It's because I'm the bigger person, maybe big brother, so I had to come up with that. Yeah, thank you. I already said this. I'm feeling great to be a part of this event because it's ours, it's our city, it's our country, and it's also add value to my career as well because I might steal some of your fans. I doubt that. Okay. I doubt that. Yeah. Abari mu nyubako murashaka kubaza? Okay, dusoze kaji. Merci beaucoup. Nitwa Pionika kuri The One TV. Ikibazo cya mbere ndakibaza Bruce Melody. Ya postinze witwa Adesope ari kumwe na Diezdora avuga ku ndirimbo yitwa Repete. Twabonye ko na remix na Real Road ese wabujyaga no bw'amahirwe Diezdora. Ikindi ndabaza The Ben. Wiyumva ute iyo abantu nk'abariya bataye n'akazi bakaza hano kugira baze kugushyigikira? Merci. Thank you. Ndeka nseremo rya jambo amakuru y'indirimbo mujyanye hari gusa nta gahunda mfite yo gukora remix y'indirimbo ya Repete, ariko Diezdora ni umuhungu wanjye, ni petit frère, tujya duhuza, wenda bibaye na ngombwa twaratamo ikintu gishyashya. Thank you. Murakoze. Bene ntabwo yasubije, hari icyo atasubije. Ibyo ni bisaza iteka mbonye abantu bari kudushyigikira batugaragariza urukundo bihora bishyira mu mutima wanjye, ntabwo ushobora kubifata for granted, so nejeje cyane. Yes, murakoze. Nitwa Abel Babou Gemana, ndi umunyamakuru wa Isibo TV, by'umwihariko The Choice Live. Cyakubaza Bruce na Ben, abantu bashobora gutekereza yuko kuba wagiye muri concert ya Ben ariko Ben can afford you byasabye cyo kugira ngo mukorane. Hari amakuru avuga yuko nyuma ya concert hashobora kuzabaho ibitaramo, umwe agakora nk'icyitwa uburetwa kujya mu bitaramo by'ubuntu. Ibyo murabivuga iki? Murakoze. Ntabwo ukuntu nifata ngewe numva ndi uruganda kandi na Ben ni urundi ruganda, niyo mpamvu agira abo bakorana. Uruganda rwakorana n'urundi nta kibazo mbibonamo. Ikindi ni uko kugeza amagingo aya turi hano ku bw'igitaramo cyo ku itariki ya mbere, kandi ndabyubaha nk'umuhanzi mugenzi wa The Ben. Reka mureka aba ari byo tuvugaho, aba ari byo dutindaho cyane. Murakoze. Twasoza ariko uyu mushiki wacu mumuhe akabazo kamwe yakomeje kubasaba ni ukuri. Murakoze. Murakoze. Nitwa Liliane, ndi umufana wa The Ben ukomeye cyane. Ikibazo nashaka kumubaza, hari indirimbo yakoranye na Mbonyi ebyiri, namubazaga niba zizasohoka uyu mwaka cyangwa ari umwaka utaha. Mbonyi ngo Israel Mbonyi ngo hari indirimbo mwakoranye izasohoka umwaka utaha. So, to our sponsors, do you have any question for artists, please? Our partners here? Of course. Please? Any question from the artists? Murakoze. Ben Melody, nashaka mwese ko mubwira abantu bo mu Rwanda kwikokinga bitegura iki gitaramo, hakaba hazaza n'ibindi tuzahuriraho, kandi all the best. Twishimiye kuba turi kumwe namwe. Nta kibazo kinini burenzeho. Mugura amatike mukoresha Airtel Money, nta kindi. Airtel Money. Okay, yego David. Kano kanya rero munyemerere tugana ku musozo w'ino gahunda, tubanze dusabe n'abahanzi bacu basubire mu byicaro bari barushye n'ukuri, bafate no ku mazi ka Mitsingi karaha. Amashyi menshi cyane rero kuri The Ben and Bruce Melody. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Ngira ngo twanashimira abari mu music, abari mu Airtel, Techno, Engine, Bank of Kigali, 155, The Ben Entertainment, Nico,
ndetse na Uncle's Restaurant kuko baraduherekeje muri uru rugendo. Ikindi twakongeraho nuko Bralirwa dusezeranyije abantu bari hano by'umwihariko itangazamakuru hatagira wicwa n'icyatsi muri press conference, turaguma twicaye agakonje agashyushye uraza kukabona wiherere. Alright, so reka rero kuba partners bacu ngira ngo niba hari wari ufite ikirimo ku mutima yifuza kongera kugira icyo yabwira abadukurikiranya aha, tunabasaba ko mwatambuka mwegera imbere kugira ngo tunafate ifoto y'urwibutso nziza cyane. We're gonna pull our partners kama in front here to take this memorial photo with our two artists here, and of course Kigali Protocol mudufashe kuri no gahunda ubundi baze. So aba partners bacu rero kano kanya mujye ku murongo kugira ngo mu kanya turagenda muhagararanye n'abahanzi bacu. I think you can come here on the steps here. The steps are better here. Yeah, sure. Right.